kizagera isura yanyu mwangije mukagenda mwihakana wagira aho ngaho ndavuga abandi bindatwa ukajya wihakana bwa bututsi ukabwihakana. Hari igihe kigiye kugera burya ibintu by'Imana birya barambije. Irindi tegeko riratanzwe ariko mbabwire ko abasore barahiye bati ntaducika. Abo ni bande? Ntabandi ni abasore b'Abazalendo nyuma yo guhabwa igikoresho kirasakure Kavumu. Ubu tuvugana intambara iratangiye nyuma yo kumara guhabwa amabwiriza mashyashya. Minembwe drone ziri gukora ibara, ndetse uyu munsi wabaye umunsi mubi cyane, cyangwa se iki gicamunsi cy'umunsi urangira cyabaye mubi cyane kuri kano gatsiko k'amabandi. Ndagaruka kuri Rubaya, aho Rubaya n'ubundi inkomere kajorite imirambo ari myinshi. Ndagaruka kuri Fudeleri. Ese kuki iki kiganiro kigarutseho nuko hari ibintu bikomeye abantu batazi cyangwa se bakomeje guhishwa, ariko ndakugira ngo turwanya kandoyi mumenye byose kandi amakuru abakorera abagerereho ku gihe. Bakunzi baturwanya kandi n'akarengane Iwacu TV, reka mbasuze mbifurize amahoro y'Imana. Ngiye tunetse nk'ibisanzwe uje kubaha amakuru atari butinde. Ni munyemerere manze nshimire mwe mwese mwakanze subscribe, mbagure nti kudeshapo kabisa, mwarakoze kubana natwe ndetse mukanda subscribe. Ni byiza kuko iyo ukanzeho amakuru yacu akugiriraho ku gihe. Mbibutsa kandi gukanda like kuko like ni ingenzi. Iyo ukanze like burya bizirinda bino biganiro. Reka dushimira abantu mwese mukanda like ikandwa kuri buri kiganiro, ariko sabone ikandwaho rimwe gusa. Ibyo byose rero tubashimira. Reka dutangire mbabwira mbifuriza cyangwa se mbaramusa muri yanda mukanyo yacu kugira Imana. Mugire Imana yo mu ijuru, data wa twese. Mugire ubutaka, mugire gakondo, mugire ubutabera, ndetse mugire repubulika. Iyo niyo ndamukanyo y'Abazalendo, niyo ndamukanyo yacu, niyo ndamukanyo y'abanyabwuzu, niyo ndamukanyo buri wese mwifuriza kugira Imana yo mu ijuru. Kandi nkongera kwibutsa ko kurwanira ubutaka bwawe nta tegeko ribiguhana, ugomba kuburwanira. Ahubwo byaba ikibazo wowe udashaka kurwanira ubutaka bwawe, bukagumya bukanyagwa na biriya bisambo n'akara gatsiko k'amabandi. Rwanira ubutaka bwawe, rwanira gakondo yawe, kuko n'icyo Imana yagushigarije. Iyo utagira gakondo ntabwo uba ufite igihugu. Ugomba nibutsa abandi numva bitaba reba. N'ingingo eshatu nkuko nazivuze cyangwa se enye tugiye kuganira, ariko nera ku ntangamarara ya mbere. Itegeko muri RDF ryamaze gutangwa. Ayo mategeko ari gutangwa mu gihe hatangiye ibitero by'ubwiyahuzi ndetse byo kurwana nk'abiyahuzi cyangwa se nk'abya byihebe. Byagenze gute? Nuko muri RDF muri zangabo zose ziri ku rugamba bategetswe kurwana banyweye urumogi. Ubu umusirikare wese uri kujya kuri foro agomba kugenda yanyweye urumogi kugira ngo barwane nk'ibyihebe, ngo bapfe bari mu kinya, ngo bapfe batumva. Wanyumviye? Aka gatsiko k'amabandi nuko gakora. Nuko ngo iryo tegeko ryatanga ko umuntu wese uri muri ako gatsiko agomba kugenda yanyweye ibiyobyabwenge, yanyweye matabi, yanyweye urumogi, yidoroze kugira ngo ajye mu ntambara. Nuko ngo mu byo bari kubapangira nabyo biri gupangwa kugira ngo barwane bemere bapfe bari muri ngo bapfe bameze nk'abo bateye ikinya, atumva arwana ameze nk'umusazi. Niko rero niwo muvuno RDF yazanye mu gupangira abasirikare urumogi, kandi ngo bakanwa bahagarikiwe, ngo bakareba ko buri wese arunywa, ndetse ngo n'umuntu wese ngo ntawuzana ngo by'uburokore ngo arakijijwe, ngo bose bagomba kubahata urumogi bakagenda bakajya kurwana n'ingabo z'Uburundi FDNB ndetse na Wazalendo. Ariko ntacyo rubamarire, ariko urwo rumogi urumva ko nukwiyahura. N'agatsiko k'ibyihebe, n'agatsiko k'amabandi. Ntabwo ari byo gusa kandi Wazalendo nyuma y'ibyo byose cyangwa se yamaze kumenya kandi amakuru yafite, yamaze guhabwa noneho imbunda zisumbuyeho cyangwa se zirasa mu birometero birebire, zirasa mu ntera ndende guhera kuri kilometero 45 kuzamura. Ngo abafite imbunda ashobora kurasa muri kilometero 40, muri kilometero 30, muri kilometero 60. Izo mbunda barazifite kurasa aho hantu hareshya gutyo, zirasa mu ntera ndende. Ni kuvuga ngo urugamba ruraza kwihuta, kuko bigaragara ko hari ikimana iri gukora, kandi Imana ikomeje kwigaragaza muri urugamba. Igihe abana batse tubaya kantu k'abantu babonetse amaboko, ubwo se biraza koroha? Reka da, ntimugire ubwoba, kuko Imana yo ni iri kurwana urugamba. Kandi ikinyoma, umutego w'ikinyoma
ushibuka nyirabo agihari. Ba maso rero kuko ni igihe cyo kugira ngo umuntu wese abe maso, naho ubundi agaze ko amabandi karagenda uko byagenda kose. Ndahera mu Minembwe ubu tuvugana ingabo za FDNB ndetse na Wazalendo, kubera ko Wazalendo ubu isa nkaho iri muri high command nyuma y'uko bimaze kugaragara ko abantu benshi bo muri FARDC bakomeje ubugambanyi. Wazalendo iri kwisonga ku bintu byinshi iri kuvuga muri iyi minsi. Namaze kumenya makuru ko hari biri kugenda neza, ndetse hagaragaye Wazalendo bahabwa n'agahimbaza musiki, kandi umusirikare wo hasi Wazalendo wo hasi bakamuhereza amadolari 600 nibura kuzamura. Urumva rero ko ari amafaranga menshi, igihe karagatsiko k'amabandi kadafata nta n'umuntu ufata amadolari 100. Hagira ubimbwira mu bantu bari mu gatsiko, umusirikare wa RDF ntahembwa n'amadolari 100. Ndavuga wo hasi, wowe mvuga wo hasi mba mvuga private cyangwa se mu gipolisi bita constable cyangwa se abandi mwita ngo rugara, ntashobora guhembwa amadolari 100. Ariko umusirikare wa FARDC cyangwa se Wazalendo ntahembwa n'abaturage nyine n'agahimbaza musi, bamukubise 600. Ako n'agahimbaza musi. Umusirikare wa FARDC we ayahembwa buri kwezi. Ariko kumwe yavuze abantu nibo barwana, nibo batunza abaturage, badahari twashira, reka namwe tubibuke, reka dushimire kabisa. Uyu musaza nawe yatangiye urabona ko avuga ati abasore ndibyo njya mbabwira ntibofashe Wazalendo, nta handi gisozo kiri, ibanga niryo ngiryo, nta handi riri naho ngaho. Utashaka kubyumva nta kazi ke. Abandi barahunga barajyana imiryango yabo n'abana babo, ariko Wazalendo yavuze tugomba gushikama twagwana igihugu cyacu ndetse tukabura n'akarere. Umuntu wese ushyira mu gaciro agomba kwifasha. Nuko byagenze rero Wazalendo bikira aho ngaho, ndavuga ko mu Minembwe icyitwa ingabo za FDNB noneho nabo bazanye indege mu kirere cyo hejuru. Ntago ari indege gusa, kuko FDNB ni igisirikare cy'ubundi gikomeye kandi abantu bose bemera, kigira discipline ihagije. Ngo bafite uburenganzira ko baza gutabara. Ngo rero Wazalendo niba hayikoresha birasa mu ntara ndende na FDNB ko yakwirwanaho n'indege nta kintu bitwaye. Ngo hari indege ngo bamwe ngo indege zigira mu 8 ngo zino zirazenguruka mu kirere zambeba, ngo zantuza n'imbeba bakajya mu myobo. Ubu tuvugana RDF nako yandi bitwa twirwaneho, ndetse n'abandi bita ngo Red Tabara bari gutabaza, nta kari kaba. Ntabwo ni mumanika amaboko, imirongo irahari, uburyo burahari, ni mumanika amaboko. Ubundi FARDC bafashe, mumanika amaboko Wazalendo bafashe, mumanika amaboko FDNB bafashe. Igihe mudashaka kumanika amaboko rero ntabwo muri ubyikuremo uko byagenda kose, nta kundi, kuko mbibutse ko ngiri kwirwanaho kandi ingabo z'ubundi zari mu buryo bwemewe. Iyo zitarahaba ibintu byarageze kure na Wazalendo. Niyo mwabonye rero indege kagatso k'amantu ngo reka ngo izo ndege ni iz'abarundi, ese ubundi mubwirwa n'iz'abakongomani barwana intambara imwe bagiye gutabara bahamagawe. Ntabwo nushaka kuvuza ngo rwose ngabona abakongomani ngo rwose ngo ntabwo mubyemera. Niki mutari bwemere? Ntacyo muhindura, kuko abantu bari kwirwanaho kubera intambara bashojweho na FPR Inkotanyi. Nibo babashoje intambara, mwayishoje nimureke babakubite. Indege ziri kubarasa umunsi ku munsi, ikirere bongeye kugifunga cyane, ndetse bahuramo indege. Ndavuga hano mu Minembwe mu bice byinshi bitandukanye hakaba hamaze gufatwa uduce tugira muri 6 ntago ari gufatwa twishubijwe n'ingabo za FDNB ndetse na Wazalendo ko bufatanye bakoresheje cyane intambara yo mu kirere ndetse na za artillery kubarasa rwose aho bari hose babajomera nta ubacitse. Niko biri kugenda. Ndagaruka Rubaya yabaye Rubaya ahitwa Kinigi. Ubu tuvugana Wazalendo nayo imaze kuhagera. Ufashe Kinigi cyangwa se wishubije Kinigi, nta kundi Rubaya abasogose bagomba gusohoka uko byagenda kose. Ntabwo bagufatana Kinigi ngo abasigaye bari kumanika amaboko nta kindi. Ariko Mutayomba amanza kubabwira, amanza kuza nawe anamanza gucishamo megafone akababwira ati ni mumanika amaboko cyangwa se bababuye. Nuko bimeze, nuko intambara imeze. Rubaya rero nayo tuvugana rwose
abasore bakamaze kwigarurira ahantu twa Kinigi ndetse Rubaya yose nababwiye ko igoswe ntakibasha kwinjiramo cyangwa kivemo kuko abahungu bamaze kuhagera, ndetse umuriro ukomeje kwaka hirya no hino mu bice byose bitandukanye, ndetse Rubaya basaba gusohokamo aho bari hose, udasohotsemo akaraswa abandi bakamanika amaboko butabishoboye. Nibyo kumanika amaboko wasohotse igikoresho kiri hasi kugira ngo utaraswa. Mu gihe kimeze gutya hitwa Kavumu nyuma yo guhabwa imbunda zirasa mu ntera ndende, Wazalendo iri kohereza. Nababwiye ko guhera mu isaha y'isa 8 butuvugana, babwiye ku isaha y'isa 8 ku isaha y'ejo hashize nta ndege yari ku kibuga cya Kavumu, kuko Wazalendo nyuma yo guhabwa igikoresho gihagije batangiye gupirona Kavumu cyangwa se kuhahata umuriro. Biragenda gute? Noneho bati kagatsiko kati bati ko barambitse intwaro twakora ko turi kuraswa, bati se none bati ko twumva ngo ngabo twarwanaga ngo baratashye ngo bemeye kumanika amaboko, ngo bati ibitero bikaba gukara akari ibitero bibaye byinshi. None se kari Wazalendo iri kurwana, FDLR mwagiye gushaka ko yemeye kumanika amaboko, ninde wundi muri kurwana? Naba Wazalendo barwa rwitwazo rwanyu rwari ruhari, basaza bavuze bati turatashye ukari igihumbi. Kavumu muragenda y'umwigira yose ayubusa muragenda nuko bimeze. Tukiraho kandi ntabwo byaje koroha n'ubundi babwire ko inyuma yuko aba basaza cyangwa se iyi FDLR ishize itangazo hanze byeruye, ndetse igashyira itangazo riri original ikemeza ko yamaze kumvikana DRC ko bajya mugomba kubashakira bimwe mu bihugu bashaka cyangwa se bagomba kwihitiramo, bakanirwa umutekano bakigira mu ntambara ko batagiye mu Rwanda. Indi buziri kuvuga batiraga kumvikana, atari kuko nshaka ko abantu batatu kumvikana ngo bahe imyanya. Nta myanya bagusabye bati ko turabasaza ntidukeneye imyanya, dukeneye guhunga tukagera ntitujye muri uko kuzimu. Ariko nakumva umugabo noneho ati se intumwa za bati ntibishoboka, abo ntibarwana, abo ni abasaza n'abakecuru n'icya gihumbi cyo cyemejwe na Loni. Niki uri bwitwaze kandi umaze igihe kiriho guti utabantu nkurikiye byamaze kumenyekana ko ushaka kurimbura ubwoko, nta kindi rubwitwaze. None se urajya gufata impinja, noneho urafata abana bari kuvuka, urafata nde? Abasaza bayamanitse bati twe nta ngo turwana, ntawe turwana, dore imyaka tumaze turashaje, abandi ni abakecuru, dore abandi ni impinja n'abana. Hangana nabo watewe igihugu cy'abandi kivemo, twere ku urwitwazo ko turayamanitse. Ngibyo rero ndagumye kubivuga nti indyaryimbwa n'indyamirize, ariko ntimwumve nciye uwo mugani ngo uvuge ngo ngukeka ko hari ikindi kiri inyuma. Nta kindi kiri inyuma, hamwe no gukomeza kunaniza abantu babagerekaho ibyaha bitabaho. Harasirwa Nyakandege yahereye ababwira, narababwiye igihe kizagera mukwifuza guhamagara umwahemukiye muti nyaboneka nimuze dufatanye, ntibikunde. Ukifuza no kuba wahindura ubwoko, ntibikunde, kuko hari igihe bagiye, hari igihe kigiye kugera n'ibyo byose mukabyihakana. Mutereka data nge ntabwo nari ndimo, kandi batereko ntabwo wagiye arusha gushinja. Ratereka da bari baminkizeho, nanjye simbizi ko byagenze, ntabwo nari nzi bigiye kuza. Rero mwambira abantu nyaboneka mwiyunge, abari mu Rwanda mwiyunge, ntacyo mupfa. Aka gatsiko k'amabandi niko kabatangiye katarenza abantu 200. Hari igihe kigiye kugira umuntu wese atereka akagenda asunika byikuraho. Inkiko nazo zibari gacaca ya kabiri raje, ntago ari kera. Haragira ngo ni imigaryo, ntago ari imigaryo, gacaca ya kabiri raje pe. Nejo bundi nzaba ndeba, nejo bundi uvuga mutari ko ibi bintu turwanya kano yarabivuze, ntakatagize asobanura ko wabyumvisha wakoze iki. None bati abantu wirukagaho baratashye, ibikoresho babirambitse n'abantu 1000. N'abantu 1000 rero yemeje ni abakecuru n'abasasa. Ejo ndi n'umutumirwa pe, n'abakecuru n'abasasa ndi n'umutumirwa.
ntabwo barwana, ariko ntibagomba kuzana aho ngaho ibyo kumvikana namwe ntabihari. Ryaturufu bati nibaze twumvikane dore ibyarusha wenda bigaruke, reka ntabyo mwubahiriza. Nimurindira icyo Imana ivuga. Ifirimbi y'Imana igomba kuvuga, uwahekwaga akigenza pe.